So ndabasuhukije rero ngewe mukomeza gukurikirana kuri YouTube cyangwa ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Turi kumwe na Nyundo nk'ibisanzwe. Bakwita gute wowe? Banyita Aristote. Wowe bakwita gute? Nanjye nitwa Aline. Aline. Yego. Mumeze neza? Yego tumeze neza. None se umwaka wa 2026 muri kuwitegura ute? Yego umwaka wa 2026 witegura neza cyane. Turi gutangirana ingamba nshya. Yego. Yego. Twatera imbere. Wowe? Yewe nanjye nuko nguko bimeze. Kwitegura dutegura n'ahazaza heza cyane. Ahazaza. None se uyu ni mushiki wawe cyangwa ni sister wawe cyangwa ni uyu nguyu ni sheri wanjye. Sekwe. Natwe abashiri natwe tuba twabatemberanye usibye ko nyine baba bagiye muri business. So noneho nanjye mbafite aga challenge hano gatoya. Sibyo? Wabaza hari ibibazo wenda ufite wabaza shiri wawe ku buryo muzagira nyine mu mwaka ubwo nyine nko ku challenge. Ndabizi kandi ntabwo byabura. Wenda ariko umukobwa rero ubikubaza cya kano ka microphone kugira ngo ubone uko bimusubiza. Nta kibazo nambaza. Nkuko nakubwira gukubita papa wawe urusha. Ngiye kumubaza ikibazo cyo kuba twatangira no mwaka se. Uyegereze mikoro wo mubaze nyine ibibazo nyine wowe wumva nyine wowe ufite. Hari ibibazo ndabizi nubwo muri kumwe. Hari ibyo utamubaza. Reka tubare ko ngutinywe. Okay. Ni izihe ngamba ufite umwaka wa 2026 zo kuba mbese ni igiki nyine utekereza hagati yanjye nawe? Ntekereza hagati yanjye nawe no kuba twakubaka ahazaza heza. Bakomeza akazi kawe nanjye ngakomeza business akazaba ahazaza heza cyane. Wow, sibyo nababwiraga. Urumva karumaje atari sawa? Nanjye mu membabazi. None se na gift ndabizi wenda wemba mwatembeye n'uyu munsi wenda muzagaruka. Na gift waba warateguriye umukunzi wawe? Gift? Bose bari ngombwa ko nyivuga mu izina hano. Ikatubaze shiri wawe byanga byakundira hari? Ntago yabona. Ikatubaze shiri wawe nawe mba ataraguteguriye gift. Gift irahari. Si ngombwa ko wenda nawe nayibutira ahangaha. Yego. Noneho ubwo rero sibyo je mbabonye mugenda no nga muri kukurenda vate saba abajeni namumeze neza. Je wenda nkuko mbyumva wenda nk'icyifuzo mufite sibyo wenda nko mu minsi iri imbere yenda yahazaza hanyu muba mubona bizaba bimeze bite cyangwa mubona bizagarukira akira mikoro yaho kuko bizagarukira ko byagenda kose ni heza. Heza. Wenda wowe harege no kuntu ugira nyine imigambi ku muntu myiza ariko uwo ntayagufitiye. Oya ibyo ngibyo ntabwo mbikeka. Yego kandi nawe ndabizi ko ntabyo ateganya. Ko biri ni umusheni kandi ko birara nitoro nawe nakubwire navuge nyine wenda nk'ahantu kuko ni nawe ufiteho ibintu birebire kuri izo ngamba. Twewe rege tumaranye igihe kirekire. Yego. Kurege ndumva imyaka tumaranye nibura ngo tubashe kuba twagera ku cyo twiyemeje ntabwo ari myinshi cyane. Rero twe icyo twifuza ntabwo twifuza ko byagarukira ahangaha bisanzwe. Twifuza ko byagera kure. Ubwo n'ubundi bizagera kure cyane rwose. Noneho yewe rero mbaye mbashimye. Hari ikibazo? Ntacyo. Hari ikibazo ufite? Oya nta kibazo. Ndumva rero ndabashimiye mugomeze mugire umwaka mushya. Kugira ngo tuzagiye muri iyo n'ubundi izo ntego mwaye n'ubundi abizi zakomeza. Sibyo? Sawa rero asante. Umwaka mushya muhire. Tuzagira umwaka mushya muhire.